aha umva ngubwiye rero ngize amahirwe ndanakubonye sibyo hari abantu benshi nagiye mbona batera comment haba kuri TikTok yanjye ahantu hagiye hatandukanye sibyo ubu ndashaka kugira mbabwire impamvu bira bintu byose nabivuze turi ku buryo nyita ngo ndi impamvu nagututse ngewe nkagenda nkicara kuri kamera ngagutuka ukumva ngakora bira byose ubona nakoze impamvu yabyo ngiye kubivugira hano reka mbabwize ko ngewe naranakubuze uri kumva ngo nabikubwire ko ngiye kubivuga kuko mani ngiye nago nakomeza kwicara ngo abantu bantuka sibyo bumva ko ari ngiye munyamafuti none ninde munyamafuti ninde se ngewe nagiye kugutuka ari uko namakosa nkoreye uretse gato mbabwire so ushaka ko tubivuga nyine so ushaka ko tubivuga reka ndashaka kubyivugira naho nshaka kubimvugira reka uvuga ibyawe nanjye mvuga ibyanjye sibyo se vuga ibyawe nanjye mvuga ibyanjye noneho tunazanemo bya bindi wahisha abantu ibe wowe yes nizere ko mumeze neza nizere ko muri amahoro kandi n'abatameze neza Imana iraza kubigenza neza bigende neza uyu munsi rero ndagarutse ngende Derrick nk'ibisanzwe mbahaye ikaze kuri Derrick Family Show tumaze igihe kinini cyane tudakorana ariko uyu munsi mbere na mbere yuko dukomeza see the outfit ariko n'ukuntu umeze ntabwo ndatunganya neza gakora nihangane ariko uyu munsi nyine mfite ibyishimo byinshi cyane mbere yuko dukomeza ndashaka kubabwira ibintu bya danje bikomeye cyane hano ndi mu karere ka Rusizi niba harya ubundi ako ni mu karere ka Rusizi urumva ukuntu birenze hano ni kure ya Kigali ku rwego rwa nyuma ndi kure nyine bishoboka byose Rusizi ubu niho ndi mwakibaza ngo nazanywe n'iki ariko nta kindi kintu cyanzanye nazanywe no kureba umugore wanjye Oruga ugiye kwibaza ngo byagenze gute ariko mwebwe ndashaka mukurikirane kino kiganiro ibintu byose muraza kubibona ukuntu biri buze kugenda sibyo mumbabarire mwebwe mukurikirane kino kiganiro akantu ku kandi urabona ukuntu nje kumureba ameze hano ubu turi mu gitondo maze uyu ni umunsi wa kabiri maze hano tutarabonana tutarahura we ngo ari hano sinzi ikintu cyamuzanye ngahamaze igihe kinini gusa ngiye ntabwo duherukana ubwo rongeye nje kumureba navuze ati reka nze nk'umuntu uje kureba Oruga nyine tudaherukana nze nipambye agakote atazagira ngo rega ndanajabiriye cyangwa umujangwere urabona ukuntu nyine kambereye ni fresh cyane ubwo rero tugiye kureba Oruga sibyo twaraganira igihe kinini kuri telefone ikindi hari igihe narwaye mu minsi yashize mwagiye mubona posti zanjye aza nyine kundwaza byari ibintu byiza cyane nakunze nanjye mfata umwanzuro ndavuga ati buriya icyo dupfa nako icyo dupfana kiruta icyo dupfa reka byite gutyo urumva ko ngewe nateye intambwe cyangwa se nafashe umwanzuro so rero ndabizi bamwe muri mwebwe muri kwibaza ngo Derrick yasaze byagenze gute abenshi ndabizi mugiye kwandika comment ngo se Derrick watutswe na Oruga kuriye kuri iriya level ni gute bongeye gusubirana ariko impamvu zirahari nyinshi cyane zose ndaza kuzibasubiriramo cyangwa se nzibabwire impamvu mfite gusubirana n'umugore wanjye kandi nkanishima nkumva birarenze bro ndaza kuzibasobanura kuko ni impamvu nyinshi cyane wowe ikintu ugiye kuguma hano ni ukuguma kuri kamera tukabana ku kiganiro cyose kubera yuko Oruga already yaraye muri hoteli iri hano urumva rero ngiye najemo musanga ariko mbere yuko mukomangira cyangwa se mbere yuko mubyutsa nabanje ndavuga ati reka mbanze nikorera akaganiro gatoya ubundi nzente mubyutsa ariko ubu ngubu nabaye ncicitsemo gakeya ngo bazigire mbabwire n'ibyishimo byanjye ukuntu bingana bro nyine ndi mu bicu reka tubyite gutyo kuko nari mukumbuye nyine igihe cya kibaye kinini cyane reka buriya reka mbabwire ibintu byose byabaye hagati yanjye na Oruga ntabwo navuga ngo hari n'umwe wari ubifite ku mutima pe nawe nyine ni ryatiku ry'abantu cyangwa se babantu bakuririza ibintu cyane bagatuma basembura n'abandi ariko ubundi nta muntu n'uyu n'umwe wari ubifite ku mutima uyu munsi rero nta kindi ngiye gukora ni nawo munsi ndi bugarukira i Kigali uri kubyumva niwe munsi ndagarukira i Kigali ko uyu ni umunsi wa kabiri maze i Rusizi naraje kureba nde Oruga n'umuntu bita Ask Mevin we twabonanye gusa arambwira ati rero sinzi ukuntu uri bwinjire Oruga kuko naramutunga ntabwo namubwiye yuko naje inaha ubwo abantu nyine muri kureba mukumva mutazi n'ibyo ndi kuvuga mwihangana kubera uko nyine niko byagenze nifuje yuko nza hano kureba umudamu wanjye tugakemura ibibazo dufitanye byose ahubwo sinzi niba biri buze gukunda ariko bro yewe 99% ndabizi ko biri bukunde bigende neza cyane impamvu zirahari nyinshi cyane ndabizi abenshi muri mwebwe bagiye bavuga ngo Derrick na Oruga ni prank
ibindi bakabyandika uko babishaka, ibindi bagatukana. Nyine mwagiye mufata igihe cyanyu mukagikoresha uko mubyifuza, ariko sinanabarenganya. Icyiza ni uko iyo mutukanye muri komenti, muri twebwe nyine ntawe unanuka cyangwa ngo abyibuhe, tuguma turi babandi duhiga amafaranga gusa. Ariko ikintu nshaka kubabwira buriya bro, buri ikintu cyose kiba kubera impamvu runaka. Iki kintu nacyo cyabaye cyaratwigishije kuri level udashobora gutekereza. Cyaratwigishije ku buryo unafite amahirwe cyangwa se unafite imbaraga zo kugipanga, wagipanga ubishoboye kugira ngo wirebere abantu gusa. Wagipanga kabisa, kuko ni ikintu cyamaye isomo wowe udashobora kumva. Ni ikintu cyanyigishije abantu kurenza nuko nyine wowe uko mbivuga biroroshye kubyumva. Hari abantu nari nzi nyine ngo turegeranye, turi inshuti zanjye, mwagiye mubabona, yaba abo bita Bacenko, abo bita bande na bande, babonye ikibazo nka kiriya kibaye kugira ngo bavuga ati umuvandimwe araraburije, reka tumwegere tumuganirize nyine bigende neza, bagahita biterera mu biganiro kujya kuvuga uburyo Derrick ari umugome, ari ibiki. Bro, urumva icyo kintu? None ugasanga umuntu uri kubivuga ni wa muntu ukiba kwa mama we, ni wa muntu utanazi isi yo hanze ngo imeze ute, agize imyaka 20 ntaziri haso zo hanze, naza abajeni tuba mu nzu twishyura ukuntu bitugora. Ugasanga umujama nyine narakwatatse agufatanyije na ya stress, ibintu bigenze nabi. Kandi buriya baravuga ngo umugore n'umugabo nta witambika mu byabo. Niyo bashyirana hanze ibyo aba ari ibyabo, ariko aho bahuriye ntabwo ubuhazi, aho bataniye ntabwo ubuhazi, naho bazongera guhurira ntabwo ubuhazi. Niyo mpamvu utagomba kujya ute kubyivangamo. Rero nk'uyu munsi ikintu kiba kigiye kuba, njye nifuje gusubirana na Olga, kandi biraba, kandi nawe arabishaka, ndabizi ko twabiganiriye igihe kinini. Abandi bose bagendaga bandika Derrick ni Franka, Derrick ni Franka. Yo bro, reka nkubwire, baravuga ngo agahwa kari ku wundi karahandurika. Ariko uyu munsi ndashima jameze neza cyane. Impamvu ibi byose nabitekerejeho nta yindi ikomeye. Bro, buriya mu buzima uzabane n'abagukunda, abatagukunda ubegeze kure y'ubuzima bwawe, kuko nta n'ikizaba bakwifuriza. Rero naje gusanga umuntu wenyine unyifuriza ikintu cyiza kurenza abandi bantu bose, ni umugore wanjye Olga. Ibyabaga byose, ndababwiza ukuri ko ibyabaga byose yanyuraga inyuma akanyandikira cyangwa se akanganiriza, akambwira ati umbabarire kuba nakoze kino kintu, umbabarire kuba nakoze kino kintu. Nyine already biriya bintu nubwo mutabizi bishobora no kukuviramo akazi, sibyo? Bishobora kukuviramo akazi, kandi twebwe turaba influencer. Ntabwo nta influencer cyangwa se nta content creator ujya ubabazwa n'ikintu runaka ngo bamuvuzeho, keretse nyine iyo udashaka kuvugwa uzi ikintu ukora, urorera no kuza muri bino bintu, urigendera rwose ukabivamo burundu, ntuzongere kubigarukamo. Iyo udashaka kuvugwa yaba ikibi yaba ikiza, uba ukiteguye. Ibyo byo kuvuga ngo respecting ibikingi ibyubahiro, bro, ufata umwanzuro wo kuza muri bino bintu uzi n'urugamba uzahuriramo narwo ukuntu rungana. Niyo mpamvu iyo hagize ikintu kikuvugwaho utagomba kurakara ngo turabana imijinya ugire gute na gute. Rero Olga ngewe ibintu byose yakoraga narabyumvaga, kubera yuko yagombaga kwinjiza amafaranga, kandi nanjye aho nakoreraga yagombaga kubyumva, kuko nanjye ninjizaga amafaranga. Uyu munsi rero ndashaka kubibwira akantu k'ingenzi. Bino bintu bya content creators cyangwa se bino bintu bya social media, abantu pe bashobora kubishwaniramo, bakanabitukaniramo, bakanafungana, ariko ndakubwiza ukuri ko iyo umuntu afashe umwanzuro akavuga, aba ari gukorera amafaranga kandi aba ari kwinjiza amafaranga atari makeya. Guys, rero nizimbye mu magambo menshi cyane, ibindi turabiganira twahuye na Olga. Nizimbye mu magambo, ndishimye cyane bro, ndishimye cyane bishoboka byose, ndishimye cyane bishoboka byose kuba ngiye guhura n'umugore wanjye. Nari mukumbuye brother, nari mukumbuye ku rwego. Hari ukuntu nyine ukora ikintu, ibaza ibintu byatumye mpagarika na YouTube, kugira ngo mwumve ko ibyo bintu byari seriye. Nta kintu cyatuma mpagarika YouTube yanjye kuko yinjiza amafaranga, ariko nyine naremeye ndayihagarika, ndavuga ati ibintu turimo byo kujya kuvugana cyangwa se gusebanya, reka mbireke ngiye, kubera yuko uriya ni umugore twararanye, twanyuranye mu buzima butoroshye, twanyuranye mu bihe byiza bro, twanyuranye mu bintu byinshi cyane. Ngero nafashe umwanzuro maze kubona yuko ari we muntu dushobokana. Olga ni wa muntu uzi ngo Derrick ateye ute, Derrick ndi wa muntu nzi ngo Olga ateye ute. Urumva icyo kintu? Rero ibyo bintu, hari akavidewo mperutse kubona ka Yamano, yari ari mu kiganiro kwa Eminem, aravuga ngo niba ufite umuntu ugukunda bya nyabyo mukunde bro, niba ufite umuntu ugukunda bya nyabyo mukunde.
kandi umukunda utitangiriye itama, kubera yuko biriya bintu nyine twishyiramo ngo uwo muntu numubura ngo uzabona undi ngo umurenze, oya ntabwo bishoboka. Buri muntu aba afite imico yiwe, kandi iyo mico ye umugabo arayireba akavuga ati iyi mico ndayisabwa cyangwa se ntabwo nyisabwa. Rero Olga ni umugore ufite imico ngewe nsabwa 100%, nkunda cyane. Uri kubyumva icyo kintu? Niyo mpamvu rero niba ufite umuntu ugukunda bya nyabyo, umukunde wituma agenda, ahubwo muzirike sana, ntazagende, kubera yuko niba mwuzuzanya, niba mudateshanya umutwe, niba bitagenda gute, ibyo bintu ni sawa cyane. Naho ibindi byose byabayemo, abandi bose bivanzemo, baranyereye mu kanwa, reka mvuge gutyo. Hari abantu benshi banyereye nshaka kuza kurasira mu kanya, murabyumvamo, ndavuga abantu benshi shaho. So hanyuma rero reka twinjire turebe Olga ngameze ate, sibyo? Reka nungure Olga ninjire mubaze nyine ngo ameze bite. Hano ndi nimugire ngo na hano mu rugo, oya sinzi nyine Olga umwana yarakiza afite ku mafaranga asigaye yigondera akawutera akamaramo nk'ukwezi cyangwa igihe runaka. Ibyo ngibyo byo ni blessing, ibyo ntabwo najya kubitindaho cyane. Hano hantu ndi sinzi niba ndibuze kuhabereka ngo murebe ukuntu hameze. Ni Rusizi bro, mu mujyi ahantu bita Kembi, niba muhazi simbizi. Kembi Kamembe City, mu mujyi mukuru wa Rusizi niho ndi. Ubona ndi kureba za Bukavu naye hose. Ahantu nibwo bwa mbere nari mageze. Ubundi najyaga mabona mu makuru nyine abantu bari kuvuga ya makuru ya politike, ibiki M23 n'ibije bitandukanye, ariko ubu nahigereye. Ubu nambonye ukuntu hameze, n'ahantu heza cyane bro, n'ahantu heza cyane, usibye kuba ari kureho abantu riyicara bro. Abantu mutuye hano hantu, sinzi niba hari n'igitekerezo ushobora kugira ukavuga ati ngewe ndashaka kujya Kigali kuhaba, kuko kuba hano nta kintu n'iki na kimwe gishoboka yuko wakimura ngo bikunde. Niyo waba ushaka kwimuka hano, ntabwo wajya ntabwo ushobora kubona imodoka ikwimura i Kigali byibura munsi y'amafaranga inote ya 500 cyangwa 300. Urumva urwo rugendo bazana ugenda igicamunsi cyose kikarangira, cyose wicaye igicamunsi cyose. Naragiye ngewe numva darushye, ndavuga ati what the hell, hano hangana gutya. Nk'abantu bavuga ngo u Rwanda ni ruto, ubundi ubashingira kuki ngiye ko ntajya mbimenya. Nyine hari igihe mbireba nkibaza ngo babiterwa n'iki, kuko ni ahantu hagari cyane wowe uragenda, noneho wanahagera bakakubwira ngo hari n'ahandi hirya yaho. Urumva rero ni harehare cyane. So rero reka tujyane dutangire ibyo twavuganye, mwese muhanga amaso kamera, duhure na Olga wanyu mwari mukumbuye cyane. So guys, nk'uko mubibona mwababonye Olga iyo tukaza utambwiye. Nese ubu nari kuza nkubwiye kubera iki? Nese ubu kumpamagara ukambwira ngo uje inanga byari kukunanira. Akosha mugore wanjye wabaye mwiza we. Ko mbona wabaye mwiza ba? Siko nari meze se? Iyo ninde muntu wari kukwitaho muri iyi minsi? Ako n'ubundi muri iyi hoteli ntabwo hari kuburamo umuntu. Oya ntabyo umuntu ngiye ntabwo, kandi ibyo bintu njya mbigenderamo nawe urabizi. Ahubwo nyine nuko ngewe nayo niyiziye, ari ukuntu umuntu aba ushaka kuruhuka mu mutwe, sibyo? Agahita yigendera nyine ngiye naje. Amakuru y'iminsi. Amakuru ni meza gusa nari nkukumbuye. Karimo kabisa. Ukaya ndi kubwira abantu kuki bivanga mu bintu by'umugore n'umugabo baba bashaka kubinyutsa, ntabwo bashaka kubyibuka. Ibiki? Hari abantu mufitanye bifu? Oya, nta bantu mufitanye nabo bifu pe. N'abantu bose bamvuze muri ibi bintu byabaye, sibyo? Ngiye narababariye ku mutima wanjye. Bande se ubundi bakuvuze? Wowe ariko uzi kugira ngo umuntu agende yicare kuri kamera avuge ngo urwaye sida, none ari kubibwira umugabo mwabanye mu nzu. Ninde wabivuze? Aramuyobora cyane nshuti yawe. Oya, jewe nta nshuti ngira muri ibi. Ngo ni akibaze mana umuntu ugera akavuga ngo wiyise izina. Ibibazo ubwo bugoryi nyine ngo izina ntago ari ibyawe ngo wararyiye. Ese uri kuvuga inshuti yawe Kamikazi? Nta nshuti nayo. Ariko uriya mukobwa ni inshuti yawe ntari biri. Umva nyine ngubwire pe, sibyo? Nyine nabona n'iki kiganiro azihangana. Agusaba imbabazi. Hari igihe uzi oya nashaka nazanaze nsabe ngiye nta tegeko. Ako ni inshuti yawe ndabyibuka yagukoreye anniversaire. N'uburyarya buriya. Oya? Akoreba nyine umuntu waje, sibyo? Wenda yabonye wankoreye anniversaire, nawe aravuga ati reka njye nawe aze kuyinkorera, sibyo? Sibyo? Umuntu mumaze igihe mukorana, urumva ariko abonye akantu gato kabaye, nabanje ngo abitekereze, ahubwo aje yiruka ati mfite inkuru zishyushye.
bamaye inkuru urugarega kuri iyo bwabaga ujye ubimenya oya nagaruka nashaka abahakora arangirizeyo n'akaboko ntago bindeba sibyo ariko reka nkubwire buriya umuntu wagukoreye ikintu mu buzima nawe warabizi sinje kubyira atano kuri kamera ariko uzirinde kugirana ikibazo nawe ushaka kuvuga ko ari byo mukoreye shabira imana yo mu ijuru niyo yabyemeza kuko umuntu we ni mugari nyine sha umva bazamfunga bamfungira iki icya mbere wowe ni wowe navuze oya ba witonze rigarika mubwire hariya waharabitse umugabo wawe mubana mu nzu yego komano abubwo n'abantu batabizi reka mbibabwira umugabo wanjye ndamukunda n'umutima wanjye wose bura nubwo ndi kubivuga ndi kumva nyine mbabaye ndi kuvuga ariko mana yanjye ariko nyine uzi ko mu buzima ari we nakunze se nkumva nareka buri kimwe cyose umva umuto ntabwo ari ukuvuga ngo umva umuto nyine ntabwo wagira hari n'ibintu wamaye ahubwo ni we muntu nakunze nyine ndavuga ati da ikintu cyose cyaba turi kumwe na twaratandukanye hari abantu mwahisemo b'inshuti ndabimenye ko mwabaye inshuti oya sha muri isa nyine tu ndashimira ubundi umuntu witwa Riri atu wa musazi wanyu bitari oya Riri ni umwana mwiza oya na umusazi oya umva mbwire nyine ubundi reka nkubwire ngiye kunabyumva umutinya ko bamenya amazina ya boyfriend we muri isa ngiye nta kibazo nari mfitanye nawe muri isa nta nikosa nigeze mukorera ndizera nawe aje kuri kamera yabivuga sibyo ahubwo abantu baraduteranyije rero nyuma oya nta n'ikintu bibwira ko ngiye nta kosa nigeze mukorera sibyo rero abantu baraduteranyije nyuma turihuza sibyo arambwira ati ibintu ukuntu byagenze arabimbwira byose ibintu birarangira turongera tuba inshuti kandi kuko twari n'inshuti usibye nyine abantu wenda badakunda ubucuti bw'abantu bakaduteranya ariko mbona ngiye mu buzima nta muntu njye ngirana nawe ikibazo nta sayizi usigaye uri yo kamaneke ni agasiporo kenshi siporo wavuze ngo imihangayiko yari ikwishe uvuga ati derike yewe baribereye neza udusuti si ukuvuga ngiye ngo nabuze icyo ndya sibyo ntabwo nakibuze pe nta n'ubwo ahubwo nyine kugukumbura none se ikibazo cyanjye kiragira kiti tugiye kubazanya ibibazo kuko twese twakoze amakosa uretse gato buriya ujya gutekereza kwicara uti derike ni kaboyi wari wabitekerejeho umva nyine ubundi ukuntu byagenze sibyo urumva ngiye naragufuhiye urukumva hari ibintu twari twarakoranye imyaka myinshi sibyo abantu benshi ndumva babizi si ngombwa kubisubiramo nyine akazi twakoranaga cyane cyane urukumva noneho nyine hari ukuntu ureba utakaje umuntu urukumva n'akazi uragatakaje ukumva birakubabaje noneho ugahita utekereza rumva ntabwo njye nabikoze bari kubera yuko ari urundi rwago njye nawe nari ndi gushaka amafaranga waravuze ati homba ni hombo none se nawe nari ndi gushaka amafaranga gusa nyine yagataho njye naragukundaga nigeze nkwanga wowe niba waranagiye ukanyanga ukagira abandi utereta njye nta muntu nigeze neretana nawe ubwo nyine n'uwaneretse nkamuga ngo yigo azareba iki kiganiro sha namubeshyaga nta rukundo rwari ruhari biri se iki nyine hari ukuntu umuntu agutesha umutwe ntabwo nta rukundo rwari ruhari yewe uwo twavuganye nyine ukumva nta muntu n'umwe mwakundanye uwo twavuganye akumva muhaye nyine umwanya nyine ngiye ntabwo buriya nkunda kujyana abantu ikibazo nabo sibyo n'abamvugishije kuri telefone bagashaka kuntereta si uko hari urundi rwango sibyo si n'uko ari babi wenda ntakundana nabo ahubwo ngiye hari umuntu nakundaga mu mutima wanjye sibyo kandi nyine umuntu ukunda kugira mureke biragora ngewe si undi ese ko wahise ureka YouTube oya naje gusanga ibintu ndi gukora atari byo gukomeza gusebya umuntu nkunda naje vuga ngo wabonye nicecekeye nawe urakweye waracecetse ubu ugiye kumbeshya ngo ntabwo wabikoze ubishaka oya ngewe ntabwo impamvu nyine narekeye kuvuga ntabwo ari uko wenda oya wabonye ncecetse yewe uravuga ati ntabwo ari ukuvuga ngo uruga wabyiboreye ko itikwa ariko ukuntu uri umugome uretse gato nkwibutse tugikorana njye nawe ntiwigeraga ugira ririya tiku no gukora ikiganiro uri wenyine byarakugora ariko uri kumbaga iminota 40 oya itiku se ubu ryakunanira koko oya nawaga mfite abantu benshi ndi buvugeho sibyo kandi nyine si ukuvuga wenda ngo nabuze ibyo mvuga ndaceceka
kuko nyine wenda hari abantu benshi uzi bavugaga ba Cenko n'uriya mugore bose baravuga yawe Cenko sha urayikumbuye njye se uriya bundi muzihe usibye kuba twarakoranye akaza tukabanaho mu rugo kandi ngari umushuti wawe ahandi hantu muzi njyewe none yaravuze ngo naramuterese kandi ubwe yandwaye yarankurashingiye ariko ngiye ngo naramuterese Cenko wenda we hari yawe yarakabije no kwikina ukisiga n'akantu k'aka make-up karenzaho nyine batabanza no kwireba basi ngo barebe no wenda we si ngombwa tumutinde kuko ntabwo nyishaka kuvugana kuri niba ari abana nyine ntabwo tumutinda ariko se baby tuvugisha ukuri uramujama ngiye uri kubona na oya kwikina ko bibaho kuko ndakazi ko bitanashoboka yagigiye inshuro nyinshi ngo na mukobwa mwiza uratereta we njyewe se iyo ngo nawe ruga ngo rese ngura ngo ngiye ngo namutereta ari kuvuga se ko njyewe none se njyewe yari yambona muri twatura yajyaga akatirari ako disi nyine nuko ngira umutima mwiza ariko mwabahungu mwe muzamiga ubundi mu bahungu usibye Ask Marvin naho ubundi abandi mwambereye ingegera oya ariko abantu bose bavuze biriya bakabivuga batabizi ko nabonye gukambaye ariko barayayisha burasekeje mwabahungu rimwe nzababwira bya nyabyo bazigaye bicare nyine bigaye bumve ko bakoze ibiboro by'ubugori hari n'abamamagaye kuri telefone ngo ahantu mwabaga ngo hari hameze uko nshaka kubabaza ariko ahantu muri kuvuga twabaga ngo hari hameze uko ngo hari mu matera zimeze uko mwarahageze cyangwa n'ibintu muri kuvuga mutanazi noneho rekana nabibabwira ngiyewe kuva namenyana n'uwo ari we wese nta n'uyu n'umunsi ngiyewe ndara no kuri matera basi wenda reka dore kuri za matera zigura ngahera matera burya makigura ngahe ntabwo mbizi pe ariko ibyo byose ni nko muri 50 70 gutyo reka tuvuge ndo jewe nta numwe muri mwebwe mwabajeni mwe nahuye byibura uwo twahuye mba kuri matera y'ubufu ni Ask kugira wumve ukuntu mwese musebanye wagira ngo barabaroze reka tureke kuvuga ndararo heza nge nta numwe nzi nta nuzi wacu bro iwacu ntago dukennye muzazema bajyane oya icyo cyo kibazo manu uzi ibintu bavuze icyo cyo kibazo ngo araboro ngo urwa ngo yabaga ngo ameze ngo ukuntu mani nta nubwo kuva nabo ndarara ku musambi none ariko mani nge abahungu baragenda bavuga ibintu bagasaba abahungu ubundi baranze cyangwa no gupfa kuvuga n'ibintu batazi Cenko yaranyereye mu kanwa cyane ariko ndabizi rimwe azanshaka nsaba imbabazi oya nashaka azabireke neza oya azazinsaba kuko natazinsaba muri iyi minsi nzabana bagira ubwo oya isirazenguruka akanyavu yereka bacira umugani reka bacira umugani nawe umenya aho bwirageze sibyo kujya rero kwifata tukavuga ibintu utazi uri gusebya umuntu ngo yarwaye uriya noneho ngo yaranyogeje mu bitaro si yarazi naho ndwariye ariko hariya nawe genda gake uretse genda gake ko harabura nawe genda gake uruga n'umuvugeho nabi nimuvuge nabi nta mutima mubi ngiye mfite mani nashaza buriya uruga ikintu namubonyeho ni kimwe uruga naranamukunze buriya ni umuntu mwakorana ku bintu byose dore impamvu ni wa muntu ushobora kuvuga ikintu ntazi niba kwanga ntazi niba gukunda uruga ni wa muntu nyine utamenya ngo abahagaze ku ruhe ruhande abaraha ariko nyine wowe uri kuvuga gutya ariko ngenda ari munyushijemo mani oya ntabwo ari bya danje biriya ariko nawe arabizi rega arabizi ese bari abahungu ntibamvuze kandi narabasenya agakoma n'ibirwa bavuga ngo mige n'ifoto y'umugabo we nyikwe ariko dore umuhungu we nagatwika wenda wavuga ngo wagiye no kubura umukurikiye amafaranga ko nawe ubwe yaramunaniye yavuze no kumusiga abagabo b'abandi byibura oya nyine gende kuvuga ku byanjye bamvuze yaburaga nayo kumuhahira ngo arabona yo guha urugo genda gake ibintu by'abagabo b'abandi bivane hano ego kandi kadabushubuje abavuze cyane ibintu byo kurya isabune ntabwo ari fresh abatuvuze bo ndabasuhuje buriya hari ikintu kimwe mutazi mwabajeni nyine nk'umujeni wari wese mba mbari imbere mu ntambwe 200 nyine mu gihe mutarabasha kumenya ko kantu muracyarimo hano hasi yanjye kuko mba nkuri imbere nk'intambwe 200 icyo wakora cyose yaba mu mikorere yaba mu kubaho yaba mu ki iyo cyangwa atari byo kuvuga ngo ari gushaka amafaranga umugabo wawe mwararanye mu buriri sibyo mwarabanye mu nzu ntuzi niba mwararyaga ntuzi niba baraburaga ntazi niba nibyo turi gukora atari twe twabipanze ibyo turi gukora niba twarabipanze ahubwo uraje uricaye urahubutse uravuze ariko mbega disi ahantu nafatiye abantu ariko rimwe nzabaha ukuri nzabaha ukuri kwanya kandi njye narababwiye ngo sinjya nza mvuga ukuri kudafite ibimenyetso oya cyakaze reka mubwiye nawe ukuntu uri umugome
umugome mana umugore araje kwicaye badatu umugore wawe yararwaye sida ese yumvaga waramanukiraga aho ngaho ngera ati iyo ndi mu kazi ibyo simba mbireba ikindi kintu wareba umuntu mu mutwe ariko kubwira ikintu uzi neza reka nkubwire Ruga iyo uri mu kazi wirinda ibindi bintu byose sinzi nyine ukuntu biba bimeze abantu murahubuka cyane hari nk'abantu bazaga kuri stati yanjye iyi ndahira kubabaje hari abazaga none ngiye muri comment kuri TikTok yes none hari abantu bavuze ntabwo umuntu buvuze ariko azahita yiyumva ngo agiye ngo kwicwa nimba ngo niki da nkombe yabivuze ngo kubera nananuze none ntabwo bazi ukuntu nabikunze ahubwo tugezo jyana kuvuga size uriho n'amata aranyerera size yo n'amata ako n'ubundi aka gasize murabona ko ari bwo ubungubu couple yuzuye neza cyane Derek Ruga hanyuma rero reka nibihere message mbere yuko dukomeza ngo tubabwire ikintu cyateye gukorwa biriya byose so ninyibabwire cyangwa nyibabwire muri part 2 ikintu cyatumye rero mbarabuyeho gatoya mwarahubutse ngiwe mu bintu nshaka ubundi mu bintu nshaka gukora ndashaka igikombe ako nzakibona nyine cy'umuntu nyine reka nkubwire ibi bintu ni na byiza byatumye umenya ngo inshuti ni iyi byatumye umenya abantu mu bantu nta inshuti ni Yesu nyine byatumye umenya abantu inshuti ni Yesu reka mbabwire mwabajeni kuko ngewe mani sibyo wenda ngewe ntabwo mbabaye cyane ku by'uriya mugore yamvuzeho sibyo yashakaga gutwika nyine ngo amenyekane nubwo byanze ako ndanamusengera bizaze bizanabimufashe kuko nyine nzanabimufashamo kuko nabonye bishaka cyane kugira ngo usebye umuntu kuriya uzi ko ari umugore wenda reka ndeke kuvuga mu mukobwa uzi ko ari umugore mugenzi wawe sibyo ngo urashaka gutwika ngo umenyekane ako ndanabizi sinamurenganya kuko abafite abantu benshi nimero z'abantu benshi yagiye atigita bahava buriya nta nimero z'umusitari atagira bose abatigita ngo bagiye gukorana sibyo nyine ngenda byumva yabivuze yishakira wenda yumvaga ari bubivuga agahita amenyekana cyangwa wenda ugahita uvuga ati vuye dukorane sibyo ubura yagiye niko nyine ngenda bakorana nka sheri na shushu byanakumve hari umugabo agira si yakubwiye yuko akora buri kimwe cyose agatunga abana be shangiye umukobwa twakorana kuri YouTube biba bigoye ko binsaba imyaka nyine kubitekereza no kubitegura gusa nyine nanone kumva nyine wa mukobwa w'umusazi gusa nanone iyo ushaka nyine kumenyekana sibyo nyine urabikora ariko ukirinda gusebya bagenzi bawe n'ikindi kintu abantu bagomba kumenya twebwe turi aba content creators uzi ijambo creator ikintu risobanura bro ni nko guhanga creator ni nko guhanga rero ikintu bisobanura ni ugushyira mu bikorwa ibyo wahanze sibyo rero guhubuka mbere yuko uvuga ikintu cyangwa ugisesengura uhamagara nyirakimubaze ngo ese waramutse urahari hari nabo najyaga mbona bateraga amakamera ngo baranegereje ngo mbyuke cyangwa za mwakoze akazi pe mwabahungu mwe mwakoze akazi mugani baravunitse pe maze ku rwego ngiye nivire kuri YouTube ngavuga ati reka ceceke ndebe nabwo biranga baravuga none se uyu munsi meze bite man ubu noneho mufite ikindi kiganiro mujye gusesengura ko abantu mwese mwakoze inkuru mbi muvuga yuko Derek na Ruga batandukanye inkuru mbi zanduye mudusiga icyasha muvuga ubugambo bubi mwongere mwegura ibinyamakuru byanyu mwongere mwegura amakamera yanyu mujye kuvuga ko noneho basubiranye muvuga ibyiza kuruta ibibi ariko cyakoze ko nta muntu utarabivuze hose ngira ngo muri iki gihugu cy'u Rwanda yaravuze pe nyine wenda ntabwo ari bose ariko hafi ya bose ubu rero kuko nagiye mbona kuri TikTok abadututse yego nyine njye mbitekerezaho kugira wipostingira aka video sibyo uki kubona ngo wandaya we ngo wabaje Derek nako ngenda nabisomaga gaseka nyine buriya umugabo Imana yamaye umugabo we nyine umukunzi wari ufite muri iyi minsi ko ngewe nari mfite sheri ariko byaranze nta mukunzi nari byaranze kandi nabivuze ngera kubifitiye sheri ariko byaranze pe nta mukunzi nari mfite pe mukanyara aka video nyine ndi kuvuga ngo abantu bajya bareberaho bazajya bareberaho ka yamano yakoze kwa Irene njya ngo nako gapostinga niba ufite umuntu ugukunda mukunde ko no umubura kwivugisha ngo hazaza undi umeze nkawe ntibishoboka ntabwo duhuje imico mu buzima ntabwo bishoboka
shangiye baranerese benshi cyane ariko nyine kuvuga ngo ngiye ngo kubakunda wapi ntabwo nta bintu uruga rero intego ufite niye turasubirana i Kigali nge nawe cyangwa ntabwo tugenda turasubira i Kigali cyangwa ntabwo tugenda tuzabanza tujye mu murenge iki tuzabanza tujye mu murenge gukora iki ushaka igikwe niba utazongera gutereta abandi bakobwa ushaka igikwe wowe ushaka ko njya kugukwa neze reka ngubaza umukobwa waneretse bandusha ubwiza oya rega umuntu yagiye gutereta buriya ntabwo arebera mu bwiza bw'umuntu yega agasura keza karakonta ariko buriya umuntu w'indani niwe tuba dukeneye rero umukobwa na Terese nyine muri we aratuje ikindi ni umuntu nyine wigendera gakeya udakeneye ibintu bya kandi uranze nge ndi umusazi nge nawe nyine turi abasazi cyo tukizi ubwo busazi rero nge nibwo nikundira kurusha ibindi bintu byose bya mbere kuko ngewe nyine tudahuza ngo nk'iniga yanjye nuko byagenze nge nyine ku ruhande rwanjye naje gusanga bidahura ese kuko umvaga ubakunze byanyabyo urwara mwibagiwe kandi twe twaratandukanye urasita shani ntago ngiye twaratandukanye ntago byari byararangiye oyangiye ese so bizi ko iyo nkunze umuntu uba mukunze shangiye wapi nyine kandi ikindi abantu benshi baraneze warambabaje nsaba imbabazi kwanza nsaba imbabazi nigeze nkwabaza bebe nsaba imbabazi imbere y'abantu ko wavuze ngo kwambeshe ngo ndumukinga wanutse imbere cyangwa uvuge ngo ndazigusaburuye bigira inzira nsaba imbabazi nazi gusabye nsaba imbabazi mbarira mugabo mwiza nsaba imbabazi kandi muri romantike mu ijambo ry'amasegonda 25 twagiye mbabarira mugabo mwiza kubera iki kwera nagututse vuga neza numva ijambo kubera nagututse tangira uvuga ijambo kandi uri sharp twagiye unasaba imbabazi abanyarwanda twagiye guys ubu ngubu umugabo wanjye turicaranye muri iki kiganiro ngewe musabye imbabazi ko namututse sibyo nkavuga amagambo mabi kuri we kandi ari umugabo wanjye ariko si uko nayavuze kuko nari mwanzi ahubwo na nyine ndi gushaka ibiceri hari ubwo nari mwanze cyangwa amagambo wavuze ni ngewe yaguteguriye ariko byanashoboka murasetsa ubu naki urugamana yanjye n'ukuntu ntangangiye n'ibintu byo guhangana ariko buriya umuntu ashatse ko duhangana guys plank irarangiye ariko umugabo wanjye ntabwo ngiye kumutuka kuriya uri kumva ariko plank arabanzaga akamuhamagara nkamubwira ati ngiye kugutamo ubimenye nkahungana ibyo ngiye kuvuga rero bavuze guys ku bantu mutari mubizi plank irarangiye ushatse mwaduha n'igikombe guys ikintu cyabaye ni kimwe cyonyine mutazi urumva mwebwe mwarihuse mwarihuse kabisa ariko nabo bagiragamo ubwoba baravuga ko ibintu turi kuvuga byaba ari prank abantu nabo twarikoze mu nda namwe munsi mubimenye namwe munsi abantu bakuziwe no gushishoza namwe munsi muzi ukuntu ndi rutwitsi wakaga post zo kuri TikTok namwe munsi muririrwa mujya kubaririza ariko cyane ngerega narahiye yuko abantu mwahisemo gukora subscribe kuri Delk Family Show nahisemo kubaha ibyishimo n'umubabara ariko birimo buri iyo umuntu aguha content ataguhereza ibintu bibiri icyo wibazaho none se murashaka za video muzajya mureba mu kamera nk'abari kureba itende kare narumva rero ndashaka kubwira abantu ngo ruga yahubujemo inda ya Derike oya reka mbabwire ngo mwicare mwige uburyo bino bintu bikorwa oya ariko bamenye n'ubwenge sibyo buriya hari ikintu kibaho kugira ngo nyine wigiremo ibintu byinshi sibyo inkuru y'uburyo byagenze byo ndayibaha muri part 2 ikindi kiganiro nzaza mbabwira ngo ese byatangiye gute ese ubundi ni iki cyabiteye ese ubundi ngiye nawe uruga twarabanaga ntitwabanaga ariko akantu ko kutabana ko karakubabaje kutabana se ukuntu rero ubwo urumva ikintu kirimo ni iki ngiki mwarahubutse reka tunasoza ikiganiro cyacu kwanza nari impamvu yo kwizimba mu magambo ibindi bintu mu kindi kiganiro nzaza
brother mwitegura ibimenyetso by'amaniga yanyu ngiye gushyira hanze kuko barambabaje nanjye ngiye kubaga nta kinyi ese ugiye kugarura ibyo bintu byo kuvuga ese subizi oya ceceka sha erega barana abantu Harvey ni abana ariko mba ngomba no kubanyuzaho akanyafu nk'umubyeyi